numvaga hari ikintu kibuze muri aya mategeko Imana yahaye Abaheburayo. Hari ikintu kibuze. Soma hariya tubiremo ya Guteka kwa 2 6 umurongo wa 5 ugeze ku murongo wa 9. Na murongo twibagiwe. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Ahore ku mutima wawe. Cyo cya mbere. Hanyuma ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe. Ugira umwete wo kuyatransmeta ku bana bawe. Ubigishe. Ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe. Uzayavuga wicaye mu nzu yawe. Ujye uyagendana mu rugendo. Ujye uyagendana mu rugendo. Nuko uryamye, nuko ubyutse. Uyahambire ku kuboko kwawe. Uyahambire ku kuboko kwawe. Akubera ikimenyetso. Akubera ikimenyetso. Kuri 9, tu les écriras sur le poteau de la maison et sur tes portes. Uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe. Mu ijambo rimwe umuryango. Kubera iki? Uko uhanyura buri munsi, uhinjira buri munsi, uhanyura buri munsi. Ijisho ryawe rizajya yabona. Mumva ugereranije byose mu Imana ishaka kuvuga iki? Nimba aya mategeko yanjye ariyo azakubeshaho, ukwiye kuyakomeraho. Kandi ngo yakomereho ukwiye kuyamenya. Kandi kugira ngo uyamenye nuko uyahozaho ijisho ijoro na manywa. Ibyo rero nibyo Bibiliya itubwira uyu munsi twega mu Isezerano Rishya, yuko ubusabane bwacu n'Umwami Yesu ntabwo ari ubwo ku cyumweru gusa cyangwa mu materaniro. Ni ubusabane bwa buri kanya buhoraho, mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwo kwatura ijambo rye, mu buryo bwo kumutekerezaho no guteza ku ijambo ry'Imana. Amen. Icyo cyari kibuze. Mwabyumvise? Ku miryango bijyeho ku miryango. Aho niho dushobora rero kugaragaza ubuzima bw'Imana mu buzima bwacu. Kuko ubuzima bw'Imana twabonye ko butandukanye n'ubuzima dufite bw'umubiri. Haleluya. Bivuga ngo naje ngo intama zanjye zibone ubuzima kandi busaga. Hari izindi verse zivuga ngo je suis venu pour que mes brebis ngo soient en abondance. Ariko no. Pour que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Tumeriya Yohana 10:10. Yazanye Yesu arakivuga. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Amen. Amen. Murumva ko ubushake bwa Data nuko abizeye Kristo ari bitwa intama ze bagira ubuzima bw'Imana kandi busaga. Il faut que la vie de Dieu déborde en nous, submerge notre vie naturelle. Il faut que ubuzima bw'Imana bumira ubuzima bwacu nk'abana b'abantu. Amen. Déborde. Alléluia. None se ubwo buzima bw'Imana bwaba gute muri twe bugasaga, bukadeborda, bukagaragara, abatubona bakatubona ubuzima bw'Imana butandukanye n'ubuzima busanzwe bw'inyama n'amaraso? No kumenya ibikurikira. Mbereza iyi si iyi tubona itekwa n'amategeko abiri, bigengwa n'amategeko abiri. Ibibonesha amaso bigengwa n'amategeko abiri. Itegeko rya mbere ni itegeko y'urupfu. Itegeko rya kabiri, itegeko rya mbere ni itegeko ry'icyaha n'urupfu. Itegeko rya kabiri ni itegeko ry'umwuka w'ubugingo ukorera muri Kristo. Izo niyo amategeko aregise isi yacu.
la loi du péché de la mort, iteko ry'icyaha n'urupfu niryo rigenga ibibona n'amaso yacu, et la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ, n'iteko ry'umwuka w'ubugingo wo muri Kristo. Abaroma 8:8. Nutamenya imbaraga zigenga iyi si turimo, ntabwo uzamenya ibyo turavuga byo kuba mu bugingo bw'Imana busaga. Buri kintu Imana yaremye gifite amategeko akigenga. Umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 22. nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Amen. Amen. Haleluya. Mwabyumvise? Amen. Ibintu n'abantu bigengwa n'amategeko abiri mu rwego bw'umwuka. Mwabyumvise? Bivuga ngo hano hari isi y'umwuka igengwa n'ayo mategeko abiri, noneho bigakorera mu biboneka. Okay? Hano hari isi y'umwuka igengwa n'amategeko y'uburyo bubiri, noneho bikahita bigira ingaruka ku bintu biboneka. Iteko rya mbere ngo ni itegeko ry'iki? La loi du péché de la mort, iteko ry'icyaha n'urupfu rikora muri iyi si turimo. Amen. Hanyuma iteko rya kabiri, iteko ry'umwuka w'ubugingo rikorera muri Kristo. None twebwe abizera Kristo ngo twarabahatuwe iteko ry'icyaha n'urupfu. Amen. Tubaturwa n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo ukorera muri Kristo. Ariko siko bimeze ubuzima bwa benshi. Niyo mpamvu bwa buzima bw'Imana twavuze ntibuboneka mu bantu benshi bitirirwa Mwami Yesu. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. There is two laws. Amategeko abiri agenga isi y'umwuka ituzengurutse, bigahita bigira ingaruka kuri twebwe n'ibintu bigaragara. Ayo mategeko abiri arakora. Bamwe bakorerwamo n'itegeko ry'icyaha n'urupfu, abo rero nta buzima bw'Imana bugaragara muri bo. Abandi bakorerwamo n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo rikorera muri Kristo, abo bagaragaramo ubuzima bw'Imana. Wabyumvise? Amen. Ntabwo ushobora gukorerwamo n'ibyo bibiri. Ni kimwe iganza ikindi. Nimba atari itegeko ry'urupfu y'icyaha n'urupfu rikorera muri wowe, ubwo rero muri hakorerwamo iteko ry'umwuka w'ubugingo rikorera muri Kristo Yesu. Ayo mategeko abiri ntashobora kugengwa na rimwe muri ayo. Amen. Kugira ngo rero tumanifeste ubugingo bw'Imana, tumanifeste ubuzima bw'Imana mu buzima bwacu, nuko tuba twarabatuwe itegeko ry'icyaha n'urupfu. Amen. Tukaba no dukorerwamo n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo rikorera muri Kristo Yesu. Kuko muri Yesu ntago itegeko ry'icyaha n'urupfu rifite umwanya. Niyo mpamvu yabonye Satani avuga ngo umutware w'isi araje, ariko nta mwanya afitemo. Waye? Bavuze? Muri Yesu hakorerwamo gusa la loi de vie, la loi de l'esprit de vie. Spirit, the law of spirit who gives life. Bivuga ngo ni umwuka w'ubugingo ni bakorera muri Kristo. Amen. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life, the law of the Spirit who gives life, hari itegeko ry'umwuka
muri Kristo ari iteko ry'umwuka utanga ubugingo, niwe akwiye kudukoreramo kugira ngo dushobore kugaragaza ubuzima bw'Imana. Ariko ni ikibazo, ubukristo bwinshi ntabwo bugaragara mu itegeko ry'umwuka w'ubugi. Kugira ngo rero tubashe kumenya ubuzima bw'Imana ukuntu bukora, umwuka w'ubugingo w'ubuzima muri Kristo ukora, twita umwuka w'ubuzima, aho kuvuga w'ubugingo. Amen, c'est la vie de Dieu. Tukwiye kumenya kuko Imana yensisi yabwiye abayuda ari amagambo ku bijyanye n'amategeko yayo. Kadusubiremo nimba twabyumvise. Aya mategeko abe mu mutima wawe, aya mategeko uyigisha abana bawe, aya mategeko uyavuge mu nzu yawe, aya mategeko sibyo uyatekereze ubyuka, uyatekereze uryama, aya mategeko uyajyane mu rugendo, aya mategeko uyambare, amen, uyahambire kuboko kwawe, uyambare ku mubiri wawe, aya mategeko uyashyire ku miryango yawe, ku marento n'amapoto y'imiryango yawe. Wabibise? Kubera iki? Ko yavuze ngo uzayitondera azabeshwaho nayo. None mu Isezerano Rishya ko amategeko yananiranye, ko abantu bayashyira mu bikorwa nubwo ari meza, icyari icy'ubuzima cyabahindukiye urupfu. Okay? Kuko nutayashyira mu bikorwa urupfu ruba mu cyimbo cy'ubugingo. None mu Isezerano Rishya bavuga iki? Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ibyo Yesu yaje kwinogira ingoma yo kwizera. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. None se Isezerano Rishya nimba umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, bihanaguye bya bindi Isezerano Rishya rya kera? Oya. Babonye ko hariho la loi et l'esprit de la loi. Tugumana umwuka wahumetse y'amategeko. Kubabuka yashaka iki? Kubwoko bw'Imana buba babe abera, nkuko n'Imana yabavanye muri Egiputa ari yera mu ngeso zabo iminsi yose. Yashoboka bitese iminsi yose? Aho hari ikibazo, nuko amategeko yayo aba mu mitima yabo, amategeko yayo bayavuge mu rugo rwabo, bayigishe abana babo, amen, kugira ngo ubwoko bukomeze kuba ubwera. Ikindi nacyo bayambare ku mubiri wabo, bayahambire kuboko kwabo, bajyanye mu rugendo, batekerezeho baryama, batekerezeho babyuka, amen. Hanyuma banayandike, bayashyire ku miryango yawe, ku marento n'amapoto y'imiryango yawe. Bitabaye bityo ngo buri munsi bayabone, bayavuge, ntabwo bazabishobora. Natwe rero mu Isezerano Rishya niko bimeze. Ijambo ry'Imana ntabwo rikwiye kuba ijambo babumbura gusa mu materaniro, babumbura gusa ku cyumweru. Indi minsi uri busy mu byawe, noneho ukibuka ijambo ry'Imana ku cyumweru. Ijambo ry'Imana rikwiye ku munsi ko turitekerezaho, tukaryatura mu buzima buri munsi, binyuze amasengesho ya buri munsi, tukaba en relation n'Umwami Yesu, tukaba mu busabane n'Umwami. Ijambo ry'Imana niryo rufatiro. Niyo mpamvu handitswe ngo umwana w'umuntu ntabwo azatungwa n'umutsima gusa, ariko n'ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana. Kuko umuntu ntabwo ashobora kubaho nta Mana. Nubwo abantu b'abapagane bibaza yuko bashobora kubaho nta Mana, ariko ntabwo ari ubuzima barimo. Bari mu buzima bw'inyama n'amaraso. Iyo rero ubuzima bw'inyama n'amaraso buhagaze, aribyo bita la mort clinique, gupfa, basanga nta buzima bigeze bagira. Kuko Imana niyo soko y'ubuzima. Imana ishimwe. Ibyo murabyumva? Kubera ko Imana yabwiye Yosuwa
ngo ibanga ryo kuba gutunga no gutunganirwa n'iri. Yosuwa, wowe wahamagariwe gusimbura Mose umugaragu wanjye, ibanga ryo gutunga no gutunganirwa muri uyu mugambi wo kwinjiza ubwoko bwanjye mu isezerano riri mu guhoza igitabo cy'amategeko yanjye ku manywa na nijoro imbere yawe, no kuyatekereza ijoro n'amanywa, kugira ngo ukore nk'uko amategeko avuga. Yosuwa 1:8. ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Amen. Mwumvise? Ese iyo Yosuwa yibagirwa n'umunsi n'umwe gukora ibyo, byagenda gute? Yari gutsindwa, ntabwo yari kubasha kwinjiza buriya bwoko mu bw'isezerano. Nko kubyumva, ntabwo ari gusoma gusa amategeko ngo uyatekerezeho ijoro n'amanywa. Nibyo twise hano meditation, uyatekerezeho ijoro n'amanywa. Iyo ikintu ufashe umwanya ukitekerezaho kikugumamo, noneho ijambo ry'Imana ryo rero rifite izindi mbaraga yuko rihita ryinjira muri wowe, rigatangira gukora muri wowe. Na siyanse isanzwe n'ubwenge busanzwe. Amen. Urasoma ukabitekerezaho kugira ngo bikugumemo. Ntabwo usoma gusa, ukwiye kubitekerezaho. Nkanswe rero ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana, ryihetsemo imbaraga z'Imana. Iyo turisomye tukayitekerezaho, hari icyo rikora muri twebwe. Yosuwa rero, iyo niyo secret, niyo banga Imana yamuhaye kugira ngo azashobore mission Imana yamuhaye. Gatugende tusome. Mubona uyu munsi niko bimeze, turabanebwe. Amen. Iriya jambo ry'Abaroma 12:11 riradukubita hasi. Tusubiremo hari Abaroma 12:11. Iryo jambo narivuze inshuro nyinshi cyane, ngo ne soyez pas paresseux, soyez fervents d'esprit. Niko avuga, muhirimbane mu mitima yanyu, nimube abanebwe. Ku by'umwete ntimubi byangwe, muhirimbane mu mitima, mukorere umwami wacu. Amen. Ntidushobora kumukorera mu gihe turabanebwe mu by'umwuka, abanebwe mu gusoma ijambo ry'Imana, abanebwe mu kuritekerezaho, abanebwe mu gusenga. Wabibise? Niyo mpamvu uyu munsi ubona abantu benshi ntago bari ready kuzahura n'umwami. Je regrette kubabwira. Nimba Yesu yaravuze ngo inzira ngari ijyana kurimbuka, ngo benshi niyo barimo. None si wabivuze? Niko bimeze. Ngo inzira irembo rifunganye, ngo ni inzira ntoya ijyana mu bugingo buhoraho, ngo iraruhishe, kandi ngo ni bake bayibona. Parce que les gens ne veulent pas fournir des efforts. Abantu muzarebe mu gushaka amafaranga bashiraho umwete, no mu bindi by'isi byagira ku Mana hamwe tubona. Nawe mbabwire, ushaka kuvuga ngo nababwiye ni rationalisme, ibitekerezo by'umuntu ntabwo bihwanye n'ibitekerezo by'Imana. Abantu bashaka kwiha amarezo menshi cyane, ariko ntabwo atenda. Reka mbabwire, mbaye urugero. Nubona nk'ubu leta itanze konje y'ukwezi, bahembwa batajya ku kazi, niho uzababona hano? Ntabwo uzababona, umubare ntabwo uzongerekana. Niba se ko rezo abantu batagatariza banyise, leta n'ibigo byose byigenga bitanze konje ku bakozi ngo bamare ukwezi bahembwa batajya gukora, sibyo bivuga ngo uzahita ubabona bagira ishyaka mu by'ubwami bw'Imana cyangwa iby'umwuka. No, ahubwo iyo minsi bazayisimbuza ibindi. Wabizi? Bivuga ngo rero turavuga iby'umwuka, ntabwo ari ibintu by'ubwenge bw'abantu. Wabizi? Ntabwo ugira ibihe by'Imana kuko nta kazi ufite, kuko ari n'abadafite akazi ariko uwo mwete ntawe bagira. Amen. Turaza kubibona mu kanya. Haleluya.
ni mu mwuka, ntabwo ari ibintu biri materiel physique. Agibize nubona nko kwiyiriza ni discipline spirituelle ikomeye. ubona umuntu avuze ni ukuvuga ngo impamvu ntiyiriza nuko ibyo kurya mbibona buri munsi biraho imbere yanjye, noneho nkaba tante. No, nigiye waba nta kintu ufite mu rugo, ibyo kurya utabibona n'amaso yawe, siko bivuga ngo uziyiriza. Nta bihari kuzaguma unariye ubishakisha naho bitari. Urabona ni ibintu biri spirituel, ni by'umwuka. Ntabwo umuntu yiriza kuko adafite ibyo kurya byinshi. Ntabwo umuntu abona umwanya sibyo wo gusabana n'Imana no gusabana n'ubwoko bw'Imana imbere y'Imana ari uko akazi ari kenshi, nubwo kahagarara ukaba mu bushomeri kandi utakuvuga buri munsi uzinduka gushaka akazi, uzaguma wiryamiye cyangwa ufungure televiziyo cyangwa ugume ureba kuri telefone yawe. Niko bimeze ko ni ibintu by'umwuka. Imana ishimwe. Haleluya. Ni ukubura iki mu mutima? Zele isha ntaryo. Amen. Bibaza ko iby'Imana ni gratuit, biraho, ni secondaire. Attention, ni gute ushobora kubaho ku munsi muri ubwo buzima bw'imbaraga bw'Imana? Ni gute ku munsi ushobora kuba muri ubwo buzima bw'imbaraga bw'Imana, muri iyo dynamique yo kubana n'Imana? Amen. Hari igihe abantu babyuka nubwo batavuga ngo bagiye ku kazi, bakabyuka bafite ibitekerezo by'ibibazo gusa. Agakanguka atekereza ibitagenda, bidahari mu rugo, ibibazo ku kazi wenda, akabyuka atekereza ibyo bibazo mu buryo rimwe na rimwe yumva atabyuka iyo byamubanye byinshi kandi by'ingutu. Niko bimeze? Kubera iki? Kubera ko atatahuye umutima yatanze ariya twavuze guteka kwa kabiri. Hano hari umuti ukomeye cyane. Guteka kwa kabiri ibice 6 biya twasomye. Ni wari igisubizo. Amen. Haleluya. Ku murongo wa 7, ujye ugira umwete wo kwigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe. Tukira kwanza uyavuga ni kuvuga iki? C'est la confession de la parole. Imbaraga zo kwatura imvugo y'Imana, iby'Imana yavuze kubyatura. Amen. Ujye uyavuga. Imana yatanga irirubaka iyo discipline ya confession de la parole, proclamation de la parole, kwatura amagambo y'Imana, kugeza aho imvugo yawe ihinduka imvugo y'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Biha by'agasukari, akunyu, agakweto bikasimburwa n'ibintu bigari by'Imana. Imana ishimwe. Aranyanga ntashaka kunyumva, bigasimburwa n'imvugo. Amen. Ijambo ry'Imana. Iyi ni discipline, ni exercice spirituel Imana irigisha abantu bayo. Komeza. Ujye uyagendana mu rugendo, nuko uryamye nuko ubyutse. Quand tu te couches et quand tu te lèveras. Quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Igihe uzaba ugiye kuryama, amen, aba ariyo utekereza. Nubyuka aba ariyo utekereza. Imana irabizi ibyo turyamanye nabyo, de kafara, de pensée de kafara. Kafara mu gifaransa ni ibitekerezo bibi, ntabwo ari inyenzi ziriya mujya mwicisha insecticide. Iyo bavuze ngo jete kafara, bavuga mfite ibitekerezo bibi, bavuga ngo nukwiye kuryamana ibitekerezo bibi, nukwiye kubyukira ku bitekerezo bibi, ahubwo ukwiye kuryamana amagambo y'Imana.
niyo watekereje uri kuryama. Ushobora no guherayo ntugaruke. Abantu bapfira mu bitotsi. Nubyuka ukwiye kubyukira mu gutekereza amagambo y'Imana. Ariko twebwe uti turyamana inzigo, ishyari, ibitekerezo bibi, tubyukana ibitekerezo bibi by'umushiha. Mbwira rero ukuntu rero uwo munsi rero wowe wavuga ngo uzagendana n'Imana. Ntibishoboka. Ahubwo tugendana n'abadayimoni. Buri gitekerezo kibi, amen, gifite connection n'umudayimoni ajyanye nacyo. Abantu rero aho ngo bagendane n'Imana, bagire presence y'Imana mu buzima bwabo, bagendana n'imyuka mibi. Rero bakagenda bahererekanya, bayikominikana. Ibyo nibyo abantu biberamo. Wareba ari ubuzima bw'Imana mu bantu ntabwo ubona. La vie en abondance, la vie de Dieu en abondance. Tayo. Mu mubisi secret, Imana yavuze iki? Ngo nurya kuryama aba ariyo utekereza. Nubyuka aba ariyo ubyukiraho. Nashaka mubibaze, niko bigana mu buzima bwacu? Batuminota 5 tubitekereze. Wowe urya ibitekerezo byawe bya nyuma mbere yo gusinzira ni ibihe? Quotidiennement, ku munsi ku munsi. Ibitekerezo bya mbere y'ubyuse bari bimeze gute? Minota 5. Hano turareba discipline spirituelle Imana yaduhaye. Amen. Haleluya. Iyi ni Imana yabivuze. Ariko tumehandi ngo umuntu ntabwo azatungwa n'umutima gusa. Amen. Haleluya. Donc la vie de Dieu. Ega ntabwo tuzahinduka nitutakora ibi ijambo ry'Imana rivuga. Matayo 4:4, Guteka 2:8-3. Matayo 4:4, Guteka 2:8-3. Umva ibyo Imana ivuga kubw'ijambo ryayo. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Amen. Satani yaje kugerageza Yesu mu butayu. Satani aje kugerageza Yesu mu butayu. Yesu wamutsindishije ijambo ry'Imana. Waranditse ko amushubije kubera iki? Yabwiye ngo nimba Umwana w'Imana ahindura uyu mutsima uhinduka umugati, ko yarashonje nyuma y'iminsi 40 ya jeune, nyuma y'iminsi 40 yo kwiyiriza arasonza. Nyuma Satani arabimenya, ahita aza ngo nimba Umwana w'Imana hindura ibuye rihinduka umutsima. Nawe amubwira amagambo yabwiye Abisirayeli hashize imyaka 1400 irenga, mu Guteka 2:8-3. Jésus ne fait que citer les paroles de la loi. Yesu aravuga amagambo ari mu byanditswe byera by'amategeko y'Imana. Nuko yagucishije bugufi, ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi na ba sekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ari yamutunga. Amen. Amen. Ese amagambo yavuye mu kanwa k'Uwiteka atunga umuntu gute? Amutunga mu mwuka gusa? Turi imbere y'ijambo ry'Imana. Ngo mu butayu ngo Imana yariho irabigisha ko mu butayu ntago bigeze bahinga, mu butayu ntago bigeze basarura. None imyaka 40 batunzwe n'iki? Ariho arabigisha ngo akugaburira manu utigeze umenya, ngo n'abasekuruza bawe batigeze bamenya, kugira ngo ikwigishe biriya byose mwahuye nabyo mu butayu. Yashaye kwigisha ko umuntu ntabwo atungwa n'umutsima gusa. Ivuga ngo la vie de l'homme ne dépend pas des choses matérielles gusa. Ntabwo ubuzima bw'abantu buturuka ku bintu ibi bifatika, ugura amafaranga. Ntabwo ari kurya gusa umugati. Ubuzima bw'umuntu buturuka muri ibi bintu afite, ngo ariko buturuka mu magambo y'Imana yahumetswe n'Imana. Ariho arigisha. None twebwe uyu munsi ni bangahe bizera ko Imana ibyo ubuzima bwabo budaturuka kuri ibi bafite, ko ubuzima burenze ibi bafite, ko ari ubundi buzima butari ubu dufite bw'inyama n'amaraso?
niyo mpamvu umutwe uno munsi nawe isiki ni gute ni gute ubuzima bw'Imana bugaragara mu buzima bwacu? Ni ubuzima bw'Imana. On n'achète pas la vie de Dieu. Ntabwo ugura ubuzima bw'Imana. Ubuzima bw'Imana, amen, buri mu ijambo ryayo. Yesu nimba ari we jambo, niyo mpamvu yavuze ngo ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, la vie. Yesu niwe jambo. Ubuzima bw'Imana buri mu ijambo. Mu kwatura ijambo ry'Imana buri munsi, mu kurisoma, mu kuritekerezaho, mu kuryatura rikaba imvugo yacu ya buri munsi, ituma Umwuka Wera arema icyo iryo jambo rivuga. Urebe abantu bahora bafite imitima yabo, barangayitse, bafite ubwoba. Ibyo ni ukubera iki? Ni uko bo bibaza ko ubuzima buri muri bafite, ariko si byo. Ubuzima bw'Imana buri mu ijambo ryayo. Wavuze ko umuntu ashobora kubaho adafite Imana, bitandukanye n'ibyo abantu bavuga. Amen. Ushobora kugira ubuzima bw'inyama n'amaraso, ariko ntabwo ugira ubuzima bw'Imana. Ubuzima bw'Imana ni ubuzima budapfa. Ni ubuzima budapfa. Ubuzima bwacu twahawe n'ababyeyi ni ubuzima bupfa. Ndavuga ubuzima bw'umubiri n'ubw'igihe gito, ariko ubuzima bw'Imana bubonerwa muri Kristo ni ubuzima buhoraho. Amen. Zoé, la vie immortelle de Dieu, la vie impérissable de Dieu. Ni ubuzima budapfa. Nibyo niko batubwira. Umaze gusoma ijambo ry'Imana muri mwenyine mu medita, ababizi iyo discipline, ukuva muri wowe ibyishimo birenze. Maze kubyumva? None se wowe urabona ibyo byishimo by'imbere mu bantu bitwa abantu b'Imana? Ahubwo bajyana mu masengero yabo, sibyo? Umukiriya avuga ngo bajingitwa. Bazi kujingitwa ibyo ari byo? Comme si bahumeka ibibi, ubugome, burakari. Kubera iki? Nta buzima bw'Imana burimo. Bafite idini gusa ya Gikristo. Muzasome igihe Yesu yabwiraga abigishwa be bavuye muri mission, yatumye babiri abantu 70 bagaruka banezerewe ati n'abadayimoni baratwumvira. Urabona Luka 8:10. Hanyuma ngo aravuga ngo nabonye Satani agwa ava mu ijuru nk'umurabyo, mugihe nemba yabutwara ukandageza ukana scorpion. Hanyuma biravuga ngo arishima mu Mwuka Wera. Mumbari mugivuga ngo il tressaillit dans le Saint-Esprit. Ari gishimo tutazi birenze iyo bakubwiye ngo watomboye, kandi biharezo ngo ibintu birakomeye, ubuzima burakomeye. None nimba tutari bujye Imana ivuga buzakomera nyine. Ntabwo Imana yize uvuga ngo none ngo ishinguza yoroshye. Vuga imvugo y'Imana cyangwa ushikare mu mvugo ya kimuntu, biratandukanye. Imana yavuze ngo amagambo yanjye ugatekereza uryama, watekereza ubyuka, aho niho hari igisubizo. Namara kubakika muri wowe, agahinduka ubwonko bwawe, agahinduka ururimi rwawe, ntabwo uzongera kuvuga ngo ibiki n'ibikingo birakomeye. Hagati y'ibikomeye uza ufite ibyo iyindi soko abandi batabona, uvomamo amahoro, uvomamo ibyishimo. Imana yabwe icyubahiro. Naho ubundi yitaba gutyo amagambo muyagarukeho, uteye kwa kabiri cye bita 6 mukugarukaho. Naho ubundi tuzaha raison Satani tukayambura Imana. Bayibise tuzaha raison Satani ibinyoma bye.
tukayambura Imana. Kandi ngo Satani ngo ntiyigeze ahagarara mu kuri, ngo uhereye na mbere hose ngo yari umunyabinyoma na se w'ibinyoma. Uzumva ukuntu abantu bavuga pour se justifier, kugira ngo ntibabashe kuba uko Imana ivuga biha amarezo yabo. No. Ntabwo ushobora na rimwe kugira rezo ku ijambo ry'Imana. Ni wowe uri mu binyoma, ijambo ry'Imana ni ukuri. Imana ishimwe. Haleluya. None se nimba Israel yagihura n'ibyago mu buzima bwayo, mu mateka yayo, ni amakosa y'Imana? Ni Imana yaneshejwe? Nibo baneshejwe. Nimba nawe rero uri mu bibazo by'ingutu, rero uzashyira amakosa ku Mana? Ahubwo nurebe ni qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, niki kitagenda. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Kuko ise niba ukuri ku bantu bamwe niba ukuri muri wowe, kandi Imana ntirobanura ubutoni. Ahubwo ikibazo kiri kuri wowe, ni ukureba waryumvise gute, uryumva gute. Ushobora kuba ubwenge bwawe nibwo burijija, ahubwo ngo ryo rikujije. Wabimeze? Kuko abantu benshi bafite comprehension itari yo ijambo ry'Imana. Amen. Niko bimeze. Raison abantu banyomoza ijambo ry'Imana. Kubera uburyarya butubamo. Wowe umuntu araza ngo ni umukristo, agatangira kuvuga ibintu bifite rezo kurusha ijambo ry'Imana, nawe mugakomparisa ngo nibyo ari byo rwose. Sinzi ukuntu bimeze, ngiye rwose ndasenga nkora uko nshoboye unezeza Imana, ariko ibyo nitega si byo biza, ibintu bimeze gutya na gutya, hanyuma rero nawe ukamwumva ngo wihangane muvandimwe. Nibyo se niko Imana imubwira? No, ubye iri jambo ni ibinyoma turiveho, cyangwa nitwabana ibinyoma byo rifite ukuri. Ni kimwe. Ntabwo dushobora kugira ukuri, amen, naryo ribe ukuri kandi bihabanye. Bibaho? Nibishoboka. Abantu barananiranye babaye ba Simoni. Dufate iminota 3 tutegeze kwa magambo. Iminota 3. Amen. Ni twebwe twananiranye cyangwa ijambo ry'Imana si ukuri? Ni hagati muri byo.